Satani kanyoko uzatugenda ugeze ryari mabya yaso. Satani we wamusenzi reka nkubunuze erega bambyariye mu byaha manje nabo ntago nabizera bambyariye papa na mama bambyariye mu byaha urukumva ntago baninze kuryama nase none se wowe uzabyara jewe nzabyara nyine ngiye mbise imbabazi imbere y'Imana yo mu ijuru yago narakoreshejwe bankoresha ikigaro nasi ndi kuvuga amagambo mabi ngo urumutinganye ngo twatinganye je nari hebeye Dumba ngo mvuge ko wantandukanishije na Dumba turi mu rukundo ari nawe wishe ubukwe bwanjye na Dumba ariko mu byukuri bararenganaga ibyo ngibyo ni amatakirango yo kugira ngo tugusebye mu byukuri yago ngiye gusabye imbabazi ikibazo umbajije nacyumvise sinakirengagije ariko mu byukuri uriya manyamakuru yashaka guharabika yako ubundi we hagati yawe na Yago subundi mwari mwahura nari simuzi yewe usibye kumona ku itangazamakuru ku nkoranya mbuga ntahandi yarugiye muzi nta nubwo murakorana n'ikanya reka je nifuje no guhura nawe ngo ngiye musaba imbabazi amazi kumezi face to face reka nizere ko meze neza cyane nanone turi mu karere ka Bugesera muri aka kanya turi ahantu bita Nyamata Nyamata kabisa yigeze mu mujyi wa Nyamata ugatambikaho gatoya uhita ugera ahantu bita Imaranyundo naho ngaho turi kabisa hanyuma rero ndi kumwe n'umwe mu basore bari kuvugwa cyane sinzi niba ndi bumwite umusore cyangwa se umukobwa ukubwa araza kutwibwira ese ni umusore ese ni umukobwa araza kutubwira ubundi uri iki mu bintu so ngiye nyita uko ushaka bisex ndatera nkanaterera nkuko nyine mujya mubyumva ariko ndagira ngo mbanze suhuza abantu baje Satani kanyoko uzatugenda ugeze ryari mabya yaso. Satani we wamusenzi reka nkubunuze Satani we ugenda wo hari bishinageraho vaho uteze bishucyonguza nyaguhamba nukanize gucumura ndifatanye kufukaniza ubushuhe ita Satani kayose nta bundi buryo bwo kwibwira abantu Satani ko kuri uri Satani shamani jewe naririmbye ndi muri kurwanya Satani ntago nzi impamvu abantu banyita Satani kayose none se niba ari Satani kayose urumva na amazina abiri kuki bo bavuga Satani nko bavuze kayose so ntago wabuza abantu kuvuga ko nwanze kuvuga yaze mu ndanyina ariko tujye duca n'amazina yego dusasa inzobe tumenye n'umushiri kuko ikintu cyatumye ngiye mpura nawe nubyo wiya ngo isesengurire abantu badukurikiye muri akanya sesengurire abanyarwanda byukuri imvo n'imvano ya bino bintu urukundo ntago ari itegeko kuruha kandi abantu nahuye nabo nibifuza nabwo ntago ari icyaha gihanwa ahubwo bibaho ko umuntu yifuza undi nkuko nawe ugira inzozi zo kwifuza okay reka ikintu cy'ubutinganyi cyawe ese ubundi uri umutinganyi reka mbere yuko gende umutinganyi oji kasa mutwe karuhariwe umutinganyi ku karubanda je sinakubesha ni proud yanjye kandi bose barabizi nabamaze kunyakira ibya ikibazo irakiri gato yego reka rero icyo kintu turaza kukigarukaho mu kanya ahubwo dutangire twivugira ku kibazo cyawe na Yago amakuru nari mfite ngo Joseph byayagubizanye ute gufungwa se si ibintu bisanzwe mu buzima rega nawe wafunga ariko nyine warufunze oya jewe babyita kubazwa kunyuzwa akanyafu buryo umuntu ufunzwe ni umuntu wakatiwe ariko ngewe ntabwo nakatiwe gufunga byo narafunzwe ariko icyo nazize namwe nkuko nyine wantumiye ubizi neza ko ngomba kubikubwiraho ntabwo ndi buke ku ruhande ndabikubwiraho byose ubyumve ariko se ibintu byawe na Yago ubundi byaje gute kubera ko ngewe na mu minsi yatambutse ntabwo nanzi beef yanyu uko yatangiye nagiye kubona mbona muri kuvuga ku buryo ngo wowe ngo wafashe Yago amukorera ibyafura mbi ngewe ntabasha gusubiramo urumva hanyuma biza kurangira wisanze muri RIB so reka nkugize ukuri simbizi nimba ari Yago wandeze sinzi nimba ari Yago watanze ikirego ariko hagati aho ngaho mpamya ko ari babagambanyi basanzwe jewe ku munsi wa mbere ubwo namage n'umunyamakuru abambwiye ati bro Yago aratuzengereje atubangamiye mu minsi wowe uri umutinyi kuko ubyemereye ku karubanda karuhari utingana ku karubanda ndetse ndagira ngo ngewe mpange topic kuri bugenderaho usibye Yago kugira ngo Yago azime dore twebwe twaratangiranye yateye imbere twebwe twarazimye ni umunyamakuru wakubwiye ngo ugomba gusebya Yago yarambwiye ati wewe ugomba gusebya Yago urumva ukavuga ko mwahuriye kuri KFTV mu mujyi topic yaragiye arabihimba arambwiye ati anyandikira script ndi bugendereho
mfite kuba uriye na Yago kuri Kef TV mu mujyi ariko na Dabuji w'umukobwa wawe wari mu rukundo yagusabye ko mwakundana ndetse muraryamana kugeza ubwo wamutinganye ku karubanda umutinganano muri korodoro abyandika uko biri kugira ngo bikunde mu musebye kuko by'ukuri Yago afite abanzi benshi ariko ingiye mu buryo bwo kubenyurizaho ku mayange bwari uburyo bwo kugira ngo Yago bamuteshe agaciro jewe uwo munyamakuru yanyanye mu kabare aransindisha mu biyobyabwenge kugira ngo nkoreshe ikiganiro ndi vibe no kuvuga ngo kira kiganiro wagikoze wasinze nagikoze nasinze ariko kuba ko naryamanye na Yago ntago n'umutinganye gusa ngiye ikintu ngewe ndi bukore nuko ndi busaba imbabazi Yago nshishije bugufi ko nakoreshejwe n'abantu sibyo nakoreshejwe n'abantu babanzi be bamurwanya Yago mu byukuri ngusaba imbabazi inshuro nyinshi yego ako muri aka kanya ubugira intego ubigira n'inshingano kumbabari kuko nangisi ngewe bamuhaye ibiyobyabwenge likeri bavanga n'ababyeyi kugira ngo bikunde tuguharabike ndiramuhamagaye bukiye bwaho uti ikira kiganiro wa prodinze ntago nzi ibintu twafashe ibyo ari byo naje nk'umuntu uri gukorera amafaranga naje nk'umuntu uri gufatwe neza ariko mbabiro gikureho none se Yago kubera icyo ubundi Yago ari we abantu benshi bafata kuko mu minsi yatambutse abonye ko abantu bakomeje kugenda bibasira Yago uwo muntu yarabuze undi muntu yavuga wenda mwasebya Yago kuko yarabaze iminsi avugwaho ibintu byinshi Yago ntabwo mwari kumushyira ku ruhande byibuza mugakora content ku wundi muntu utari Yago mu byukuri ngewe nsanzwe ndi umuntu w'umusinema nyarwanda nsanzwe ndi umuntu ujya mu kanaririmba buranye ndi n'umuhanzi afite n'impano ariko uburyo ki uwo munyamakuru yabivuzemo nkaho agira ngo afite icyo ari gupfana Yago bafitanye bifu byuko Yago ari yateye imbere bya bindi byo kubona umugenzi wateye imbere ukavuga ati uriya muntu ntakira ari kumfasha reka muzimye ahari nanjye magere niyo bifu bafitanye simbizi nimba iyo bifu nge nahita nka bifu cyangwa ikibazo bafitanye ariko hagati aho ngaho ngiye mbise imbabazi imbere y'Imana yo mu ijuru Yago narakoreshejwe bankoresha ikigaro nasinze ndi kuvuga amagambo mabi ngo urumutinganye ngo twatinganye ngiye nari hayebeye Dumba ngo mvuge ko wantandukanishije na Dumba turi mu rukundo ari nawe wishe ubukwe bwanjye na Dumba ariko mu byukuri bararenganaga ibyo ngibyo ni amatakirango yo kugira ngo tugusebye mu byukuri Yago ngiye gusabye imbabazi ikibazo umbajije nacyumvise sinakirengagije ariko mu byukuri uriya manyamakuru yashaka guharabika Yago ubundi we hagati yawe na Yago subundi mwari mwahura nari simuzi yewe usibye kumona ku itangazamakuru ku nkora nyambuga ntahandi yarugiye muzi nta nubwo murakora n'ikanya reka ngiye nifuje no guhura nawe ngiye musaba imbabazi amazi kumezi face to face abyumve ko nabikoreshejwe n'abanzi be bamurwanya bampa amafaranga baranasindisha kandi sintabwo nanifunzwe ngenyene narifunzwe n'uwo muntu wankurishije ikiganiro ariko Yago yarahamagaye timwo kabyarame abo bantu mubabwirira imbabazi ntabwo nabifuriza guho bagira cyangwa bapfe nabi kuko ibyo bideni by'usaruwo mubareke bazagwa handi ntibazangweho ariko ni mubagira imbabazi muri kigendera ninde wagusaba imbabazi Yago niwe wahamagaye yahamagaye ugenza cyane tuwo muntu rero kuba yemera icyaha yabikoze pe ariko atanze impamvu igaragara kandi bibaho ntabwo numva umuntu nkuriya ntagiko tuziranye naho tunarahurira amaco y'inda amafaranga igo ubusinzi bubaho ibyo byabwenge bibaho byagukoresha ibintu rwose utawikora byemagaze ku maguru yo mivuga ko Yago abanzi bamuri inyuma rwose abakunzi tukuri inyuma nta namwe bazigira bagukubura Imana kuri inyuma ngewe reka ngira ikintu nshimira Yago haguruka ntari buriya niba nyine ari ubyumva yabyumvishe kandi niba ari imbabazi yaziguhaye ngewe reka ngira ikintu nshimira Yago kuba mwaramusebeje ku ma YouTube channel mukazenguruka noneho RIB yakora akazi kayo ugasanga koko habaye akagambane noneho Yago mwasebeje mwavuze amagambo mwavuze ibibi byose agafata ya mbere ahamagara ubugenza cyaka babwira mufashe mumbarize biriya bintu ko bimeze noneho yarangiza akabasabira imbabazi babafashe Yago afite ubumuntu budasanzwe bajyaga bamuvuga bakanamuvuga nuko atari ariko nyene naje gusanga uriya mugabo atacyo atwaye pe naje gusanga uriya mugabo ari n'intwari je naje gusanga Yago ahubwo ikintu gituma abantu banamugendaho banamuhora bikanamuneza banamusebye banamwifuriza ibibazo nuko aburusha gutera imbere ubwo bivuze ngo no umuntu n'ubundi mwakoranye kuri iyo YouTube channel yiri hasi byanze bikunze yiri hasi bamwita Babu
bamwita Babu akorera iyo channel nta n'impamvu yo kuyivuga ahangaha hanyuma ubwo se Babu nyuma y'uko usabye imbabazi yago ntabwo mushobora kuzagirana ibindi bibazo Babu nta kindi kintu yankoraho usibye kunkoresha muri ubwo buryo kuko siwe wandemye nubwo twegeranye inzangano tukagirana bifu ngo wagarukiye yago kandi nk'umwe mwarabaye abanzi yari yarashatse kuniranye n'umuvandimwe kandi mu by'ukuri yago ntabwo yanga abantu kandi mu by'ukuri mwabaye abanzi utabigizemo uruhare ntabwo nabigizemo uruhare nawe bikubaho ntabwo bibaho se gusinda se basi si wasinziriye umenye ibintu biri kubera hanze nijoro burya ubusinzirize ibitotsi bimeze nk'ubusinzi inzoga iyo zagufashe man ubuzi kuri mu bintu bizima byaheze jewe ndakubwiza ukuri narakoreshejwe umurishwa n'abanzi bayago je ntabwo ndi umwanzi wa yago ndetse n'umufana we ku rwego rwo hejuru nkunda n'ibikorwa bye East Africa ndetse nkiri Burundi nkiri Congo nkiri Kenya muri Amerika hose je naramukurikiranaga bagende umuntu wakunze gutembera ibihugu wabaga mu bihugu byo hanze naratemberaga nkajya gusura abashuti banje nkajya gukunda abashuti banje nkanasura n'abafamiye yanjye abashuti bawe babatinganya ariko wafashe indege ujya hanze ugiye kureba abatinganyi bagenzi bawe kubera ko ni inshuti zanjye bamwe turanakundana turanatandukana njye nayo ifite n'umuzungu twakundanaga nyuma yahajya gupfa yitaba Imana ibyo bintu nari nzi ko byabaye kuri Eric Semuhungu oya si we wenyine abazungu bagira urukundo kuba yarakunzwe n'umuzungu Semuhungu ni nkuko nangira amahirwe nari nyafite ariko mu by'ukuri njyewe uwo muzungu yakoze impanuka ariko uwase muhungu we yazize indwara giye rero agatangaho banyarwandakazi abafana bo kuri gicano abafana ba Yago abafana ba The Choice abafana ba platform zose nkunze guhurira n'abanyamakuru basabye imbabazi muri rusange igihugu cyose mukimenye ko Yago ngewe nakoreshejwe n'abanyamakuru be bagenzi be bamwanga ntabwo nabigizemo uruhare kugira ngo ngewe Yago mutesha agaciro ahubwo ngewe nabiteshejwe n'umunyamakuru mwanga uwo Babu turamuvuge ariko n'undi munsi rwose ntazongera n'undi munsi yewe namye ati nuyongera kunkoresha amafuti nkayo nk'abanyamakuru mwe mudukoresha inkuru z'akasamutwe kugira ngo duhabike biganzi bacu nabiyamye pe mumbabarire mumfashe ngewe tuzaye duhurira mu bikorwa byiza tutongere guhurira mu bikorwa bibi kuko ngewe n'ubugenzi cyabwarantumye ngo mbabwire tujye dukora inkuru nziza n'ibindi ngombwa abatumirwa tubabwire formule y'ubuzima bwacu ariko twe kugira abandi bantu tubizana ubugenza cyane nta kintu bwakubwiye ku butinganya oya barambwiye ati tingana ku giti cyawe nta muntu bukuza ibyo bintu ariko wirinde kubyamamaza wirinde no kubigira abandi bantu bizanamwo badafite hormone nk'izawe cyangwa badafite ubutinganyi nk'ubwabo kuko biraharanira ubwiye ngo utingane barambwiye ngo tingana ku giti cyawe wigira undi muntu bizanamwo barabimbwiye nago bazana amacakubiri hano mu Rwanda ntago ari ibintu byiza cyane ni ibintu bibi umuntu ugomba kumurikira uko yavutse nuko yari reka nkubaza ubundi wowe bana gute n'abakubyaye kuko ntekereza ko kugira ngo umubyeyi wawe papa na mama bakubyare nuko habayeho guhura batandukanye erega bambyariye mu byaha manje nabo ntago nabizera bambyariye papa na mama bambyariye mu byaha urukumva ntago baninze kuryama nase none se wowe uzabyara jewe nzabyara nyine uzabyara utese kandi abagabo bagenzi zaterinda mu kabuno k'umugabo umwana anyure hasi zamuka anyure ibintu nk'ibyo nyine babyara ibyo bintu se bibaho uzaza uturugusurira kugira ngo byemere alright hanyuma rero reka tubwire abantu badukurikiye ngewe ubundi ku giti cyanjye pe ntabwo utinganye mbushyigikira urumva akaba ari niyo mpamvu ngewe nibaza ubundi ni iki kintu gishobora kubaho byonyine kugira ngo ureke ubutinganyi ni nk'iki kintu wabona ukavuga uti iki kintu ndakibonye ubutinganyi mbushyize ku ruhande gusa ntabwo ngewe mbizi neza pe si ikibazo burya kiragoye burya umuntu yavutse ariko ameze biragoye ariko mpamya ko hari igihe kizagera umuntu akabona ubutabazi bw'ibanze Imana ikampindurira ubuzima nimpindurira ubuzima ntabwo nzagira irari ry'abagabo bafite ibintu uravuze ngo ugira irari ry'abagabo nta nubwo nzagira irari ry'abagabo beza bafite nyashi babyibushye bateye neza bafite n'amatuza bari bogare ariko mpamya ko Imana hari igihe kizagera ikandemamo ubumuntu bwo gukunda umugore usanzwe none se ubundi aya majipo na bindi misisi ubona nkabikuramo reka nkubaze Kayusi ubundi iyo ukunze umugabo mugenzi ni nk'ibihe bintu mukundiraho ukavuga uti ibi ngibi uyu mugabo arabyujuje reka mukundi kuba yarateruye kuba afite amatuza
kuba afite akabuno nyene kaje bagutya, kuba nyene ayorusha umubiri nyene tukira gutya, kuba nyene afite ibyiso byiza n'ibintu byiza nka bira byadumba, kuba nyene afite inyuma heza ubwo na nyene ko ari umugabo uri feeling yacu. Nkabona nyene ko afite umubiri nyene worohereye. Iyo mbonye afite n'icyanwa cyiza nk'icyo cyawe biranshimisha cyane. Hanyuma rero reka tuze kugana ku musozo kugira ngo iminota dufite wenda tuze kuyikoresha neza. Hanyuma hari ibindi bintu bibazo ushaka kumbaza birenze kwibyo, ariko njye n'abanyibasira ni benshi. Hari n'undi mugabo bita niba ari murumuna wa hari ikiganiro nabonye mu minsi yatambutse, umutipe n'ubundi winaha Inyamata bita Sentama. Sentama uriya mugabo n'akasamutwe. Uriya mugabo n'akasamutwe. Sentama we utaravuga byinshi icyapfananye bakizi. Nuko najye mu butinganyi nguriya mukuru we ngo bita Nyagahene. Nta nubwo buriya ngewe nanzi ko Nyagahene ngavukana na Sentama. Yewe Sentama yarampangamiye, arantuka, arankubita, nta nubwo yigeze amenya uko ibintu bimeze. Sentama Nyagahene yampropose ubushuti, arambya ngo uranyemera, nanjye mu propose urukundo, mubwira ko twagenda mu rugo. Ukuntu byarangiye Nyagahene yarancitse, arambya ngo ntago nakwizera, ngo nta kondo ngo abatinganye mukoresha ngo mukorera. Nyagahene ntago ari umutinganye, ariko Sentama we yabizanye mu bugome, arankubita, arangerura, ndanakomereka. Kuko ngewe mu biganiro byatambutse mwaranarwanye, ngewe ngeze aho mvuga nti ndagiye nta nubwo nzongera gukorana namwe ibiganiro. Niyo mpamvu navuze uyu munsi reka nkuzane wenyine. Sasa inzobe mvugisha ukuri. Sasa inzobe uvugisha ukuri. Mena umuceri. Umena umuceri kubw'amahirwe isi utubwiraho n'ibyayago. Tubwira ko usabye imbabazi yago ku mugaragaro ko ari abantu bagukoresheje. Oya abantu bibasira yago. Hari abantu bibasira yago nk'abano bose twita ngo nibaje kadi, bano badije Briane batingana bwihishwa, bagakwiye kuza bakabyemera ku karubanda nkuko nari nabyemeye. Ubu nge mwaranyakiriye. Ubu nawe uri mu kigero kimwe nande? Ntabwo nge ndi mu gatsiko kabari abantu batingana byihishwa. Nge ndi mu gatsiko kandi ngenye ni nge nditingana ku karubanda. Ni bande uvuze batingana? Baje kadi n'abashitarifada. Aba Big Energy bose muri rusange. Nge mbasabye bibaze mbubisha ko yago namubeshye ku mpamvu z'abagambanyi bamwanga n'abanzi b'abanyamakuru bahuje ibikorwa. Ariko aba Big Energy muri rusange kuri Afrika bisenyemba kuri ingofero muri abantu babagabo. Mukomeze mushigikire Big Energy yago akomeza atera imbere kandi natwe tumuri inyuma. Ngiye namusabye imbabazi mwereka ko nta kibazo mfitanye nabo. Kandi ngiyewe nabishaka za imbabazi. Ngiye namusabye imbabazi. Hanyuma abo ngabo ba Sentama bandi bo mwari mu Sentama we ntabwo kwiyunga nawe biri hano hafi. Kuko Sentama yarankubise andunda hasi arankomeretsa ngo nafashe ngo mukuru we ngo bita ngo Nyagahene ngo mujyana mu butinganyi ngo natinganye nabo. Icyo Sentama shinja Nyagahene ngo nuko namujyanye mu butinganyi. Ntago nari isara byemera kuko Nyagahene kubera ko buri munsi ora amvuga neza, anyishimira buri munsi amvugisha ngo kiye bugufi ngo ndi umuntu woresha ubuzima, akabica nkundira ngo atari ukumwa nyanga ngo nuko ndi umutinganyi ngo ntabwo yiremwa mu macakubiri. Ariko Sentama n'umugome niba ari umuvandimwe we, ariko n'umugome twagiranye beef rwego rwo hejuru, ndetse aho tuzahurira hose tuzajya turwana kugeza ubwo ubwenze cyabo zadukiza nge nawe. Ase ubundi ni ngombwa ko mwirirwa muri riba ko ribu nayo yaragowe. Ikibaye cyose ribu reba ama YouTube channel yose mukoreraho hano mu Rwanda. Nta akenshi nje nsigaye mbona bamwe bataginga ribu, abandi bakavuga ngo noneho ngo ribu byinjiyemo. Ubundi ribu mwayihaye amahoro. Nuko iya amahoro nyine nzi impamvu se. Bari abantu nibo babizanamwo ubugome. Nose ko narinje ngo mutwunge ari nayo baguhamagaye tendesha kumbari zuriya mungu bita Kayusi. Muze na mukuru wanjye Nyagahene. Ambwira ko niba bari biriya bintu ari byo, niba kuyera mukize byo kuri bararyamanye bimenye ngihanize ne mu muryango tuzamwanga tumuziza ubusa byibuze tumuce birangire. Wigeze ubona abyumva? Hari ubwo yabyumvise byibuze ngo twiyunge. None ubwo ikibazo kiri hagati yanyu kizarangira gite, bizaherera he? Ntabwo bizarangira. Aho tuzajya hose abiki imbuto n'imbiki imbeba, yewe tuzajya aho dora turwana. Buri aho tuzajya duhurira hose. Ntago azama amahoro. Bivugirwa mu nshuti ze, mu miryango ye, ndetse no mu mafamiliye yabo.
igihe tuzedora turwana. Ese Kayu ubundi wowe reka ibyo ngibyo tubyihorere sibyo by'amatiku niba mutazabihagarika isoke ni ibyanyu ku giti cyanyu reka twigarukire kuri societe nyarwanda utubwiye kuzabyara ubundi wumva umwana wawe aramutse abaye nkawe wabyishimira Ntago umwana wanjye yaba nkanjye abaye nkawe wabyishimira ntago nabyishimira ntago ikintu cyitwa ubutinganyi ari ikintu cyiza cyane nanjye ubwanjye ni igisebo kuko hari serivisi zimwe na zimwe ntajya mpabwa mu bayobozi no mu baturage ndetse no mu bantu basanzwe nkanjye isosiyete nkabyihanganira nyine nkapfusha ariko hari abantu bavuga uti iya karemye ni nayo ikamena ntabwo wazize umuntu uko ari nuko ateye reka tupfushe reka tubyihanganire ariko kiye umwana wanjye nanavuka sinzi inzira bizanyuramo kugira ngo mubyare ariko azabaho ariko uzabyara nzabyara ndabizi neza sinzi inzira bizanyuramo ariko nzi neza ko umwana wanjye azavuka navuka nzamwita siko nabishatse kandi nanavuka ntabwo nzamwita Sekibi nzamwifuriza ibyiza mutozi ibyiza mushyira mu mashuri mwiyatike ukiveho na gihunga ariko nawe urabizi ko utari mu murongo muzima w'ubuzima ntabwo ndi mu murengo muzima w'ubuzima none hakorwa iki kugira ngo ureke ubutinganyi hakorwa iki kugira ngo byibuze ugaruke mu murongo muzima niba ubizi ko ibyo uri gukora ari ikibazo sibyo ukaba uri kuvuga uti njyewe ntabwo nishimiye kuba ndi mu butinganyi ariko n'ubundi still urakomeza ukabikora ukavuga uti ntabwo nishimiye ko umwana wanjye ashobora kuzavukira muri ubwo butinganyi urumva wowe harabura iki nyine ngo uhinduke ngo uve muri ibyo bintu niba ngo ngiyewe ikintu Imana nuko yazampindurira ubuzima ikande mwazi mwizindi hormone abari banzi nk'umutinganyi akora ubukwe n'umukobwa usanzwe ukisongereza ndetse w'umutisi okay reka tugushimire cyane gusa mwakoze cyane nanjye ndabakunda cyane dutangiye weekend mvuye mu kibada kandi mukomeze mube hafi subscribe na share turabashimira cyane byembigeje ko nzahinduka kubera Imana mukomeze mu nsengere nimero yanjye 0786722331 chap yego nanashimiye cyane abantu bari bakurikiye Sentamasho ibiganiro nk'ibi ngibi nakagaruka niyo gahunda yacu kugira ngo tubatumirire abantu mukunda kugira ngo ba bantu mwamwarifuje kenshi tubazane kuri kamera zacu mubashe kubabona ngo Kayusi cyangwa se Sekibi cyangwa se shitani umwite uko ushaka cyangwa se nushake umwite umutinganyi kuko we arabyiyemerera akaba ari na proud yabyo ariko mbwire n'abantu badukurikiye ko ubutinganyi si bwiza kuko urabona nta munyarwanda wakwifuza kuba ari muri ubu buzima kabisa reka njye ngushimire cyane rero ubwo ngubwo tubonana ubutaha ibiganiro nk'ibi ngibi nakagaruka ukore subscribe like share na comment ciao